Morning Sonia umeze ute? Anezere ko umeze neza. Shaman. Wihangane ibintu ngiye kukubwira ntabwo ari ibintu byiza. Gusa iriya mihanda ya Giporoso Gisimenti uyitondere kabisa. Sha nta muntu uri kukwifuriza ineza, hari abajeni numvise. Uyitondere. Kandi bitewe n'umudije w'umukobwa ushaka kubishyura ngo baguhemukire. Ni umudije w'umukobwa w'inzobe. Umudije umwitondere kuko amakuru ntabwo ari meza. Mbaye mbikubwiye hakiri kare, umbabarire witonde rwose. Umuntu uguhamagare ngo umuntu abonane, ntuze kuza kubyemera. Ukashaka kudukoresha, mbaye nkorabuye, nuza kukurenga kuri amabwiriza, ikikubaho. Kizo ipaya. Yes, reka twongere dufate umwanya tugaruke kuri uyu mwana w'umukobwa bita DJ Sonia cyangwa se Kayitesi Sonia uri kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ngo ni nyuma yuko bamufatiye muri toilette arimo arabomorana cyangwa se ari gutanga umupuri n'umwe mu bagabo b'abakire hano mu mujyi wa Kigali. Uyu DJ Sonia rero hari amakuru ari kuzenguruka avuga ko ngo bamufatiye muri toilette yo mu kabari kitwa Padoke gaherereye hariya Kicukiro neza mu isantere. Ngo uyu mwana w'umukobwa arimo ari matatura. Ushobora kwibaza ngo ese ubundi byatangiriye he, ubundi byazanywe nande, ese kuki bari kuvuga DJ Sonia ntibavuge uwo mugabo bari baryamanye, ubundi ibi byo ni ibiki? Ariko ndagira ngo wenda ngo usubize inyuma ho gato mu myaka yagiye itambuka, kubera ko uyu mwana w'umukobwa ntabwo ari ubwa mbere bivuzwe ko ngo asambana ndetse akanasambanira ahantu hadahesheje icyubahiro nk'umwana w'umukobwa umeze gutya, aho na bagenzi be bakomeje kugenda bamugarukaho bamushyira mu majwi bavuga ngo uyu mwana w'umukobwa umwuga we w'ubudije awufatanya n'ubusambanyi, kuryamana n'abakamuhaye akazi, bityo bigatuma byica umwuga wo kuvanga imiziki, by'umwihariko ku bana b'abakobwa bivugwa ko ngo kugira babone akazi ngo bagomba kubanza gutanga ruswa y'igitsina. Ibyo rero bakabivuga bavuga ko hari abana b'abakobwa baje muri uyu mwuga kandi nyamara bo bakawuvanga no kwicuruza. Uyu DJ Sonia ku mbuga nkoranyambaga yagiye agarukwaho cyane, by'umwihariko kuri video z'ubwambure. Ngira ngo niba nanibuka neza niwe mukobwa wigeze kugaragara muri video arimo arikinisha. Video ye yagiye hanze abantu barayibonye. Uyu DJ Sonia ni umwe mu bantu bivugwa ko ngo iyo agiye mu kazi ngo ashobora no gusiga ibikoresho ngo akajya kuryamana n'abakire cyangwa se n'abakiriya, kandi nta nubwo ngo batinya ngo baryamaniye, aho ariho hose no hasi ngo yaharyama. Hanyuma rero mu minsi yashize cyangwa se mu myaka yatambutse, by'umwihariko muri 2023, DJ Sonia amakuru nk'ayo yakomeje kugenda amuvugwaho, by'umwihariko hakajya haza n'amakuru avuga ko ngo nibaramuka bongeye kumubona ari mu bitaramo ari kujya gusaba akazi ngo bazamukubita bamusigira isomo ryo kutazongera kwishinza ku bakire agenda atambika umupuri. DJ Sonia rero ngo yatanze ikirego, agitanga muri RIB mu mwaka w'2023, ariko biranga bifata ubusa, bamwumvira ubusa nyine, atanga ikirego ariko bashyira aho ngaho. Hanyuma inkuru zirakomeza zirakorwa, nimba ari bya bindi bavuga ngo umwana murezi ntakorwa urutozi. Inkuru ziragomya zirakorwa, ndetse hakomeza gutanga ikirego, biza kugira ashaka umwunganizi we. Umwunganizi nawe ategura ikirego, barongera bajya gutanga ikirego kuri RIB. Kuri RIB n'ubundi babifata nayo bakamureka. DJ Sonia akomeza gukora umwuga wo kuvanga imiziki ngo awufatanya n'uburara, niko bivugwa. Biravugwa na bamwe mu bakobwa n'ubundi bahuriye mu mwuga wo kuvanga imiziki cyangwa se w'ubudije. DJ Sonia akomeza kwitwara gutyo ku bakire, akajya agenda akajya gusaba akazi, n'ubundi bikagenda gutyo, ariko n'ubundi DJ Sonia bikamubabaza, akibaza impamvu abantu bakomeje kumurwanya kandi we ibyo akora abikora mu buryo bwe. Akongera akajya gutanga ikirego
ngira ngo mu mwaka w'ibihumbi 2025 n'ubundi yongeye gutanga ikirego noneho atanga n'amazina y'abo bantu arega. Muri uko gutanga ikirego rero agatanga n'amazina y'abantu arega, RIB n'ubundi ngo yarongeye iryamisha dose nyine ibifata nayo. Wenda baravugaga bati ibyo bakuvugaho ni ukuri, natwe wenda turakubona simbizi, ariko nyine ibyari cyo nuko nta wigeze akurikiranwa ngo kuguharabika DJ Sonia. Ibyo byarabaye. So rero ejo ngira ngo ejo nibwo hasohotse amajwi nanone avuga ko DJ Sonia ngo bamufatiye mu kabari ka Padoke gaherereye Kicukiro ngo bari kumumenagura, ngo umukire ngo wari uri mu kabari ngo yageze gutya hamagara DJ Sonia, biba ngombwa ko bibeta bajya ku ruhande bajya muri toilette, hanyuma uwo mukire ahita abwira amabouncer cyangwa se abarinzi, arababwira ati mwe muhagarare hano ku muryango ntihagire umuntu winjira aho turaza kuba turi. Iyo toilette ngo yari toilette mu by'ukuri ihurirwamo abantu benshi cyangwa se abakiriya bo muri ako kabari, ariko ngo kubera ko hari hahagaze umurinzi ngo yabwiraga abakobwa ati mukoreshe buriya bwiherero, ugasanga ngo n'abakobwa abohereje mu bwiherero bw'abahungu ngo kubera ko mu bwiherero bw'abakobwa harimo abantu bari kuganira, ariko ngo bajya bumviriza amajwi bakumva umwana yahanishije nyine bari kumumenagura. Ubwo rero ngo hari abafashe amavideo, ubwo ntumbaze uburyo bayafashe, kandi nyamara hari umurinzi gusa, ariko hari abababonye ngo binjira muri iyo toilette, haba uyu DJ Sonia ndetse n'uwo mukire, ngo hari abababonye binjiramo, kandi ngo uwo mukire ngo afite urugo, afite undi mugore. Ubwo rero ibya DJ Sonia rero yahise yandika ku mbuga nkoranyambaga aragira ati ngenda tabaza nibiba ngombwa, ngo ndaza gutabaza Perezida wa Repubulika ngo aze ngo anyemure ikibazo, kuko ngo nitabaje RIB baterera iyo, ngo kandi nyamara nkomeje gukorerwa iyicarubozo, ati barampimbira bakagira bate. Aho DJ Sonia yanavuze ko ngo umuntu wumvikanye mu majwi ngo ari kuvuga ibyabereye Padoke ngo ni abantu baba bateguye, ariko nyine ibyari cyo nuko DJ Sonia ntabwo ari ubwa mbere avuzwe muri izi nkuru, kubera ko na DJ Brian ubwe yigeze kubigarukaho. Kandi muri ano majwi wumvise yabanje y'uyu muntu ari kuburira DJ Sonia, humvikanyemo ngo DJ w'inzobe ngo ushaka kumugirira nabi. Kandi aba DJ b'inzobe tuzi b'abakobwa, hari DJ Brian, hari DJ Crash, hari n'abandi bake, wenda ntabwo ndibuze guhita nemeza ngo ni DJ Brian ushaka kumugira nabi, kubera ko DJ Brian nawe bivugwa ko ngo hari ukuntu nyine ngo ajya agira gutya ngo agashaka kwigisha abantu akoresheje abandi. Ngira ngo na Yago aherutse kubigaragaza avuga ko DJ Brian ngo ashaka kumugambanira, agashaka gukiraho abantu bamwica. Uyu musore nawe twumvise mu majwi, twumvise abwira DJ Sonia, amubwira ati DJ w'umukobwa w'inzobe mugendana ari gupanga umupango wo kukugira nabi. Wenda simbizi nimba ari DJ Brian, ariko hano hari amajwi cyangwa se hari video mfite ya DJ Brian arimo aravuga ku DJ w'umukobwa wigize indaya muri uyu mwuga wo kuvanga imiziki, ngo akomeje kugenda yica akazi kabo. Ucyo gihe DJ Brian avuga, sinzi nimba wenda yaravugaga uyu DJ Sonia, ariko abantu bagiye babihuza. Ubwo reka mbanze kwanza ngushyema aya majwi ya DJ Brian arimo aravuga ku mwana w'umukobwa w'umudj ngo yarangiye akazi we akagenda akisambanira. Ubwo rero abantu bo bagenda babihuza bitewe n'uburyo wenda bafitemo amakuru cyangwa se n'uburyo bo babizimo. Ubwo nanjye mba nabiguyeho gutyo, ariko reka tubanze twumve DJ Brian ari kubigarukaho kuri no video ari kuvuga kuri uyu mwana w'umukobwa atavuze izina, ariko abantu bo bahise batereka ifoto. Ndabyibuka akazi bari ibugande baranyandikiye bashaka kuma akazi ari ku wa gatandatu. Baranje barambwira ati ariko watubwiye se undi mu DJ w'umukobwa waza agacuranga ku wa gatanu wowe ugacuranga ku wa gatandatu. Mbabwira aba DJ ariko we amereza Instagram
uwo mu boss ati ndashaka ama Instagram arayimera yambwira ati uyu niwe nshaka hano ndamubwira n'uyu nguyu reka nguhe nimero ye mukubita nimero ye umuboss aramuhamagara umwana bamutegera indege nkuko nanjye bari buyintegeye yego aragenda nagiye n'indege ya mu gitondo ndi kwinjira njyana amabaga sanga boss na DJ bari gusohoka bari bagiye ngo ku mazi ku DJ oya gusohoka bisanzwe kuko nahise mbibaza nanjye ntago wangendana narababwiye nise ko muri kumwe n'umukire mugiye buretse gatse ndeka buretse frappe uri kumva ndamubaza ni mugiye nawe nyine urumva yarambonye nyine ndabibona kabyukanye na boss bagiye ku mazi ibyo birarangiye nanjye bwarake umunsi wanjye wo kwa gatandatu narakoze buretse yari yakoze kwa gatanu urumva yita yigena na boss urumva boss yari yamukunze baranagenda ku mazi nanjye nkora kwa gatandatu reka rero nkubwira ubukurikiyeho turagenda hashira igihe kinini barongera baranyandikira ati DJ turashaka ko ugaruka gukora ariko wongere uduhereze undi mukobwa yego kwa kundi yamaye Instagram ndongera nanjye mfata ya Instagram yuko yakayima uravuga ati umuntu waryamanye na boss ugambazi ari kumbazi kanongere muhereze wawe cyacana ndongera nda forwarding ati se ntugifite nimero ye boss uzingura bimukoreye nzingo ndongenda bimukoreye yego abarambye oya kandi urumva ubushize yari yamusubije ya urumva nyine yari yahaze narayimuhaye mubaza nise ntabwo ugifite nimero ye kuturya indyo boss arambwira ati yerere arambwira ati oya uyu nguyu oya yarazikize none gucuranga n'ibyahaga urumva rangira ajya kubibaza umukire ntago nigeze nongera kubimubaza hakabaho n'abakire b'inyirabuheri arakubomora agahita gukubita undi mukire nawe akakubomora umukire nakagupasa undi mukire akakubomora ibyo nago byabaye Bugande gusa ibyo nago byabaye Bugande gusa ibyo byanabaye no muri Kenya baramamagaye bamakazi buretse gatoya bari bafite ibi biboro bakora nyine ngo by'abanyarwanda umunsi w'abanyarwanda nyine kuri uwo munsi ndagenda ndahakorera ndangije kuhakorera iyindi shura kabiri ntibashaka ko ngiye subira nyine bashaka gukoresha abakobwa tongera mbihera navuga uyu mwana nabonye we tuzi twose dushoboye reka mbahereze nyimuhaye baramwandikira ubwa mbere ajyayo ubwa kabiri asubirayo ubwa gatatu aragenda aracitinga boss yiryanira na manager boss ararakara ati uyu ntabwo azi kudija yego ati uyu ntabwo azi kudija turamucyura kandi wibaze ko uzi no kudija ariko kubera ko wagiye mu kandi kazi imirimo ibiri yananiye yarababihiye se waya nyirubwo abayaji erega shikarete tesha hari igihe uyihekenye yamara igashiramo ubunyunyusi ukajugunya ibyo uwo si ibyo gusa nari mfite hano i Kigali ndi kugusobanurira uwo muntu kugira ngo ubwire ukuntu ibyo bintu bigenda bikangiza hari kampani kandi bigica business yanyu buretse birayica nyine hari kampani kandi nini nako je kuyivuga bampama akazi barangije kumama akazi ubwo ngiye urumva tuvugana amafaranga kandi ngiye ubwo niyo tutari guhuza amafaranga ari mubundi ntabwo bikunda ripe yego ngiye buranira kangwiza ukuri sabe ntuzambona mu birori ibingibi ngo wenda ngo muri arena ntuzambona ahantu ngo nasotse ngo bisanzwe ngo ku ma branche ahantu uzankubitana nanjye nahageze aho hantu banagiye kuhahigira cyangwa mfite umuntu njyanye ariko nawe uri buma amafaranga iyo kampani rero igera aho ngano uwo muntu imuhakazi yego imuhaye akazi we urumva utuzi tubiri we urumva umuntu ufite utuzi tubiri nanjye ufite akazi kamwe ntago urumva bihura babanza bakifatira utuzi tubiri baramujyuna bageze aho ngaho bamugira nk'ubushingwe ishizemo ubunyunyusi barajugunya none ubu akazi karongeye kigarukira n'ubundi babandi bagahoranye bagenda bazi icyo bashaka nyine abari mu kazi yego none se reka nanjye nkubaza ni hehe batazavuga ngo aba DJ mubona akazi kubera yuko mwasambanye kubera ko abo mwagatukisha bose ni hehe batazavuga ngo aba hosting ngo mubona akazi ariko mwasambanye kandi arimo basambana ibu cyane aba hostess none se bano bana bose birirwa bandu reka tesha ujya konuka wowe ni ubwawe narigize ukamukanga yes ngira ngo urabyumvise neza hano rero ushobora guhita ubona igisubizo cy'impamvu ngo DJ Sonia adahabwa ubutabera buriya bajya bavuga ngo nta nduru ivugira ku musozi ubusa birashoboka ko wenda bamuharabika ariko se nanone kubera icyo ari we bavugaho kandi twigeze no kubona video y'uyu mwana w'umukobwa ari gukora ibintu bidasanzwe bitari byiza ubwo rero
birashoboka ko ashobora gutanga ikirego agasanga nawe videwo ze barazifite, akaba ati nubwo uri kurega abantu ariko ibyo bavuga ni ukuri, nabyo birashoboka cyane. So rero ni uko nguko bimeze hano kuri ino mihanda twiberaho, ubwo ni uko biba bimeze. Ubwo ikigezweho ni DJ Sonia nyuma ya Shadibu nawe uri kuvomwamo ibiyobyabwenge kubera ko ubu yamaze gutabwa muri yombi, aho yajyanwe muri rehab kugira ngo ajye gukurwamo ibiyobyabwenge. Kandi Shadibu murabizi ko mu minsi ishize yareze umwana w'umuhungu bita umukaraza cyangwa se Iradukunda Aimable Yugi umukaraza w'imyaka 23 amurega ngo ashobora kuba cyangwa se arakekwaho kuba yaramusambanyije ngo ari mu mihango. Uyu Shadibu rero akaba ngo yaragiye kwa muganga yasinze, agatanga ikirego yasinze, akavuga ko ngo uyu Yugi umukaraza ngo yamusambanyije yasinze, ngo ari no mu mihango, ariko ngo ibyo byose akaba ari ibyo yakekaga. Shadibu rero bakomeje kumukoraho iperereza basanga ibiyobyabwenge byaramusajije. Nta kindi bakoze rero uretse guhita bamufata bamujyana muri rehabilitation kugira ngo nawe ubwe bagende kwanza bamuvomemo ibiyobyabwenge kubera ko byari byaramusabitse. So rero ubwo nuko biba byifashe hanze aha. Aba bana b'abakobwa muri ibikimero mugasara mukagira gute, buriya baba barashiriyemo imbere, nabo ubwabo ntago bari bazima rwose. So rero ngira ngo nuko bimeze. Ngewe reka nsoreze hano ntavuga menshi, nkaza kugira ibyo nica kubera ko ngewe mvuga amakuru kwari, ntago nsesengura rwose, ntago ngiye kubisesengura, mba mbivuze uko biri ku mihanda. Ubwo nuko abantu babibona. Ubwo reka ngewe nsoreze hano, ubwo andi makuru twamenya nayo turayazana hano, cyangwa se n'undi uraba utahiwe nawe nuko rero bimeze. So ngewe ni nge Kizo, rero iyi ni Kizo Empire. Ibiganiro byacu nakagaruka, reka nkubwire ngo hasta la vista.